uzabaze kabiri mu rugo rw'umugabo n'ububwa mana sohoka genda araseka siko afite fosete wani wow ndebera nk'ibyo mba mvuga cyo ndebe dore mbese ko kireba dore ye ubu umuntu yibereye neza yibereye mu biro bye byamuhenze yashinze bimuruhije ashyizeho amamiliyoni ye uragarutse dore ye inzu yawe si wowe insoramo sinayiguha ubu urankurikiranye ungendaho manuma wagira ngo dore yewe n'umutwe uzi ko ungendaho nk'ikirondwe kumwe si n'ibiki ngiye rwose oya sohoka ariko se urarinda uvuga ibyo bintu byose ko njyewe bari bandangiye hano ko ari kwa Davis njye nari nzi ko ari wowe urimo hano oya uzabaze kabiri mu rugo rw'umugabo n'ububwa mana sohoka genda niba waruje no gukoresha purayinzu kwa kasho gaso bakora plaza inzu honyine n'ahandi muri Kigali yacu muri biro yanjye na service ntabwo igenda okay bari byo nari nje kwikoreshereza plan yanjye y'inzu zanjye nimba utankorera ndajya n'ahandi nk'uko wabivuze amafaranga n'ayanjye sibyo kinigende ndakoreshereza n'ahandi amafaranga n'ayanjye sibyo genda nawe inzu yawe narayiguhaye se yonyine i Kigali nzanakodesha n'izindi ifungo rirahari ufite gutya akora byose genda kari ngenda ngo umva garuka ubyaye kibi bazarakirigata nyine vaye mpfe kugukorera ese nabigenza kurura intebe uzishyira ngaho ucara ubwire ya urazange reka nze nkwereke ukuntu zishaka ziriho karite kandi mereza we bya poro urabizo propozo ya pura ya fake umuntu wayigukoreye wagira ngo niyize nibe gusa kirareba n'indi bon nshaka kandi ko unkorera pura ifite karite ubibwiriro byinshi se wajana uziko ari karite ntacyo nzaguhamagara turabikora nzaguhamagara nzaguhamagara wajana dushakaho serivisi nzima gusa ko tuyikora nta mwanya afite wo kuvuga byinshi ukabitunganya mwese wari uzi ko nabitunganya waje gukora iki cyangwa niba uzi ko nabitunganya bijyana kagende ubwo ngubwo nzaguhamagara ntabwo nzaguhamagara fa kunkorera ibintu bizima gusa genda ubuzima si Shamanuma nawe urahiye iyi pura rinda ibi bizu byose ugomba kubirya ntiwasohoye mu nzu ngiye kwihorera uzamenya akajuga ojondi nimero simamagaira halo oui ndakumva yo oya ntago ndiwe kabisa mwibeshye none se sorry gato mwitwa bande mwebwe nice kabisa mfite akazina keza baby
none ewana ndumva nyine nakwishimiye kabisa, byaba byiza tubonanye, ndumva ufite akajwi keza. Ya twabonana kabisa nta kibazo. Sawa ubwo nyine ni karibu mu rugo iwanjye tu. Okay, sawa sawa, merci. Ndagitsindiye nanavuga neza birenze bihoreje kansi. Mbega umutipe mwiza, Yesu we, araseka. Siko afite fosete wani. Wow. Uyu nguyu. Gusa mon frère koko ari kubona ngewe nzagenda muri France koko nsize uyu muntu koko. Umva araseka. Ngomba gutekera umutwe mon frère kuko ngewe uyu muntu uwo muhungu ntawe nasiga seka neza byahatari. Ngomba gushaka ko mbigenza ko nimurata ntabwo byashoboka. Ndabigenza gutera. Ndabigenza gute? Bon après-midi ma soeur. Bon après-midi mon frère. Aze kuri telefone n'amahoro. N'amahoro nakana ndi kureba muri telefone ariko n'amahoro. Cyangwa kumbuye Alice mfite wa. Alice se yaranyanze cyane. Alice yaranyanze. Abo cya Johnny yurutse kumamaga kinyango cyadukumye ngo tuzatarya. Johnny se mureka ariko disi twaratinze. Twaratinze byaradukumbuye. John aradukumbuye cyane. Ahubwo se ma soeur. Bya bintu namaze kubitunganya. Ahubwo se Kajuga. Janize ko azabikora neza. Kajuga azabishobora ko namubonye, azabishobora ko namubonye. Tubyizera. Ahubwo se ko nashakaga. Ako sinzi. Ubona gute? Ariko ndabona muri twembi hagomba kugira usigara kuko ntabwo twahita tumuha iriya biro. Ibintu birumvikana. None se ko njye kumushakira secrétaire? Nyine ako gatekerezo ka ariko ubwo se twayiha ba secrétaire na Kajuga gusa. Muri twe bombi hagomba kugira usigara. None se ubundi wasigara koko kuranye mfite akazi kenshi hariya mu Faransa. Ariko mon frère twebwe ntabwo turatangira amasomo kubera covid nawe urabizi. Nge ko mbyumva ndumva nagusigarira noneho wowe ukagenda ukajya gukora muri France urazi ko ari ufite akazi kenshi. Yego uziko ari byo. Kandi koko hagomba gusigara umuntu muri famille. Hagomba gusigara umuntu muri famille kugira anababe hafi. Ego icyo ukunda akazi. Hagomba nkorera umuryango. None se ari kibazo ngiye nsigaranye. Nta mafaranga dufite bizi ko yashize tumaze igihe inama. Nasugu uzabaho gute? Ariko urabizi
ni mu Bufaransa hari isambu nabwiye Kajuga ngurire. Iyo sambu rero twayitanga n'ingwate muri banki bakaduha amafaranga akaba ari muri gukoresha muri ino minsi nawe najya mu Bufaransa urumva nkazakohereza. Reka twikoze mu mujyi wa Kajuga tumushyire secrétaire twende du shopping. Ahubwo reka nitegure. Wow. Birashobotse. Aka konyine be niko umusibye kandi yawe wayimaze kare ariko bebe n'ingurizi ndakwiba unyimwe kundi nayo ngo ndakwiba nayo aha ntabwo nazo zipapu wapi ndakwima nyamara uzibye unyime nayo ngo nayo ngo haye yawe wayiriye nayo ngo basi asibye kandi konguzi zanjye wansa ntabwo ndi bugusabe twagiranye ibihe byiza nanjye nishimye ahantu turi kuhabona gute cyane heza haratuje nanjye nakumva nyine boro mu mazu yose mfite nabonye ariho ahantu hatuje. Ufite n'andi mazu Jewe ndayafite Vision City mfite inzu za Nyarutarama mfite inzu ahantu hose mba ngomba gushira inzu. Yes. Ese izo nzu zose ziba ari zawe? Cyane nizanjye jewe manumaye. Utagira ikibazo kabisa. Ni umukobwa mwiza kandi nawe uri umuhungu mwiza cyane ubona ahantu heza. Ubwo rero ni ukugerageza kabisa ukajya n'amahirwe ko nabyo biba bikenewe. Noneho tukareba uburyo twagira no kwiterambere rindi itari iry'amazu gusa. Sheri ndumva ngiye no kunanirwa. Tugira mu nzu none. Hanze hari akayaga niho hari akayaga ndumva nshaka kwicara. Noneho nzana itebe twicare hano. Byaba byiza. Okay, thanks. Amafaranga agomba kuyarya akajuga wanjye. Utagira vuba ariko zakumbura mu Rwanda. Rwanda se ariko ni heza, ni heza cyane rwose. Ega ni mu rugo. Kumva gutasaka kandi ameze neza nta kibazo. Turabona turahari kabisa mu nzu mba mbifite. Ubundi bari kumamagara. Halo? Wenda kumva. Oya gahunda ndacyayifite kabisa. 30 minutes. Kabisa ntacyo reka narindi mu rugo reka nitegure nitenza dupanga iyo gahunda.
sawa baby nyine ni umuntu umpamagaye ushaka kujya mu mujyi Nese ugiye kugenda kano kanya? yes urumva ari kumpamagara mu minota 30 niyo mpaye Nese uransiga njyenyine? ushaka ko tujyana se hari ikibazo se wagenda none reka twitegure tugende nayo sibyo abakiriya uyu munsi si raporo y'umusaza abantu babana ubufina nabo bayikira gutogira ngo barayirya iragenda nk'akanyamasyo Agaro yazanye wundi sha nawe dore n'agashumi kaba yes enter Kajuga. oh Davis no ameze fresh bro boys nawe namo Akazi karagenda? cyane neza cyane hari kadokumenti kohereza ko umuvandimwe bita Manuma wakoreshaga pura hano ariko wifi ya hano niba none bimeze bite meruka warishyuye ariko iragenda nk'akanyamasyo ya niko bimeze Queen ndamubona yambaye neza nk'isanzwe Kirimo kirananuka kimenyere bya bigati byo hanze ya migati y'ifayi kereka nta kigoma niho azayibona fremu niho barya ya migati ivuye mu Bufaransa agatanga ariko hari umuvandimwe namenye ndi narengezeho abona rero Kajuga hano mu biro uzagira akazi kenshi uzakira umuntu kwandikira ikibazo by'amafaranga y'inzu ushobora bisaba ko wideplasa n'iki kuva rero ari muzanye muza gukora sekreteri nta kibazo ni sawa ariko akaba azi gukora atari nka baba arabizi nanjye ndamwizeye cyane arabizi nkunda akazi nkunda umuntu ukora areba anafite speed ya da nawe arakumva umuntu ugenda gake utazi ibyo arimo ariko niba azi gukora nabizi ntabwo washaka umuntu utazi gukora wenda kwizera abantu bakora ibibazo umwezi ari ibidokima bingana gute by'amafaranga y'inzu ushaka bigukorera pe ndamwizeye ni sawa pe ni sawa rero gahuzo rero bita Kajuga uzazifasha imirimo ya hano rero ntabwo yatikwa na weje Ndamushimiye. so mon frère twese turagiye so urasigara bereka rero gahozo imirimo ya hano nawe tugiye gushopinga twakwigendera mu Bufaransa ya aya masaha ni nayo mu mujyi hano haba hashyushye cyane haba utuntu twinshi dutandukanye kabisa sawa rero agakazi keza katugende ubwo turi kumwe Mon frère, ariko ntabwo nagenda rwose ntabivuze. Ibintu ni byiza cyane cyane cyane. Cyane rwose. Sana ari ubwo ngubwo phone yanjye n'icyo ndakuvugisha Davis bro. Ya turavugana nawe. akazi keza agaho nawe gerageza uze wicare hano turebe ko twaganiraho gake. ya